Bengansira ya nyogokuru ubyara data yantumaga imiti imwe nkayimenya nkagiye kuyizana, ariko mu kuyihuza nijye wayisekuraga nkayimenye kubwo buryo ushobora kumpa amafaranga 300 cyangwa 100, wabima nkabikoranya nkabishyira mu mufuka, nkajya aho abataramye bashonje bari, nkajya ngura inzoga bansubiza amafaranga, banize bakayitwarira. Waba ari umwaka nta mwaka ubaho, ahubwo je nayabashyiriye. Umuntu utagira imodoka, ntagira igare, ntagira moto, akaba atagira inzu atahamo, yaguha amahirwe gute atayagira? Nitwa Sengimana Yoakime, mvuka mu karere ka Ruhango, umurenge wa Kinihira, akagari ni Kirwa, umudugudu wa Gasharo. Nyogokuru wanjye yagantuma imiti ikomeye iy'amahumane, iy'umwijima, iya polio ni iri imbasa rero. Iyo tugeze ku mbasa, umuntu wakingiwe ubu iraruhishe, umuntu wakingiwe tumuvura iminsi igeze ku minsi 6, ariko iyo utarakingiwe umuti umubyiza umwe igitondo saa 6 nimugoroba akaba imbasa irarangiye. Ariko iyo wakunjamye ntacyo nakumarira, iyo utarikunja ari imbasa kurya gusa nkamenya ko ari imbasa, ikira ako kanya aho tuvuja. Ubwo nuko ugenda utangira nyine ubona iyo miti, ugenda uyimenya, nyogokuru akagutuma. Twavuga ko ubwo hari nka ryari utangira? Ni 77. 77 watangiye kugenda uvura? 7 nari ntangiye guhomuka, ariko antuma imiti ni kera muri 60 nari muto. Antuma imiti mugerwa Bengansira ya nyogokuru ubyara data yantumaga imiti imwe nkayimenya nkagiye kuyizana, ariko mu kuyihuza nijye wayisekuraga nkayimenye kubwo buryo. Icyo gihe birumvikana ko wari ukiri na muto, hari n'indwara zitari ziriho. Ubwo wagiye umenya indi miti gute ko ubu ngubu hari izindi ndwara zagiye ziza wenda n'icyo gihe zitabagaho? Indwara ntari nzi ubu tuvura n'iriya ndwara bita trichomonas vaginale. Icyo gihe sinayinyizi, ntiyabagaho sinayinyizi. Ikintu nemeza ubu ntabanyaka imiti y'umutezi, byo bita imitezi za gonokoke byaki, ntabyo natanga kuko nta munyarwanda nzi ubu, babiziho, nta munyarwanda nzi uvura gonokoke cyangwa ngavure ibihaha. Nta miti hanzi, ntawe nasobanura ko navura ibihaha, ntawe nabyemera kuko ibihaha na gonokoke nta muntu ibintu birimo infection ntabwo nabyemera kuko nabambeshya igihugu. Hari indwara tubona nyine izi twita ko zitandura ariko zitanakira, tukavuga uwo muvuduko ukabije w'amaraso, za diabete. Icyo gihe nabwo zari ziriho gutangira? Nabimenye nyuma aho nkuriye, maze no kumenya imiti ya Kinyarwanda. Nibyo rero urumva ndimo ngaruka kuri izo ndwara tuvuga ko zitandura ariko zitanakira. Twumva nk'abantu bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ukumva umuntu ngo mvura diabete igakira burundu, mvura umuvuduko ukabije w'amaraso ugakira. Nawe uri umuvuzi wa Kinyarwanda, umuvuzi gakondo, unabifitiye n'ibyangombwa, wenda nabyo turi bubigarukeho ko waje kubibona. Twavuga ko abo bantu bavuga ibi ngibi koko ntabwo babayobya abaturage. Jewe ibyo nakora nabafasha gusa, uwangana uwashaka kundeba yandeba nkamufasha ku muvuduko, nkoresheje umuti nzi ukomoka mu Ruhengeri, nkaba nawupimisha kuri recteur wa Université wa Ines Ruhengeri. Diabete namufasha, ariko ntabwo nasobanura ngo diabete ngo yakize burundu. Bivuze ko zira ndwara nawe wemera ko zidakira, icyo mukora no gufasha nko kwenda no kwa muganga batanga imiti isanzwe umuntu no kwa muganga barabacika bagapfa, ariko natwe tubafasha kurengera umuntu kugira ngo atindi abashe kuba igihe kirekire. Ariko ntabwo namwe zikira n'ubundi. Ntabwo nasobanura ko navura diabete ngo ikire burundu, kuko biterwa n'inkomoko yayo n'ukuntu umuntu yirinze n'imyifatire y'umuntu n'imirire ye. Ubwo aba bavuzi
baba bavuga ko bazivura ntabwo mwumva ko ari uburyo bwo kuyobya abaturage bakwiye nabo kubireka? nabyo sinabyemeza kuko bashobora kuba bandusha bakaba bandusha uburyo basobanura iby'iyo miti. Bishoboka byashoboka ariko wemeza ko yavura izo ndwara zombi zikomeye umuvuduko na diyabete yaba afite ishingiro ry'uko yabisobanura akaba yabisobanura ariko agatanga n'umuti ufashe ku buryo buri wese yamugana yamureba akaba yamuvura izo ndwara zombi diyabete n'umuvuduko ku buryo bamenye ko abivura burundu. Yaba tugiriye neza nk'umunyarwanda. Noneho wenda tugarutse kuri wowe nk'umuvuzi, navuze nti ubifite n'ibyangombwa, urugendo rwo noneho rwo kubona ibyangombwa kugira wemerwe icyo gihe wenda wavuraga nyine biraho leta itaranatangira kubakangurira gushaka ibyangombwa, watangiye kubona ibyangombwa gute? Nafashijwe n'umusigire wari mu Ruhango, mu karere ka Ruhango, witwa Mukayiri. Ni umubyeyi mwiza, ndanamushimye kuri radiyo niba nyumva cyangwa akazamenya, azamenye ko nabimushimiye. Namubona ntamubona, nabonana nimero ze nzazibona, mushimire ku buryo bwumvikana, nzamusabira ku Imana imuhe umugisha. Icyo gihe umaze kuba umuvuzi gakondo yakora afite ibyangombwa no kuba yakora atabifite bitandukaniye? Iyo ukoze udafite ibyangombwa urikanga, usa n'umujura. Ni bibi, ni ikosa kuba ukorera umurimo w'ubuvuzi gakondo udafite ibyangombwa, usa n'ucukuye inzu y'umuntu. Iyo bagufashe baguca igihanga, uretse ko mu Rwanda ntawe ugica igihanga undi, iyo bagufashe baragukubita cyangwa bakakwihanira abaturage. Ariko iyo ukorera mu mucyo ni ukugira ibyangombwa, ko nabashije kubikurikiza mbonye ibya Mukayire Catherine wari umusigire wa Ruhango, namaze kubibona. Uwitwa Rekeraho Manuel na Nzayisenga Modeste bita ukunze kumenyekana ko ari Rutanga rw'amaboko, yarangishije ku Gitega turi mu mahugurwa ya Rekeraho Manuel, adusinyira dukora amashyirahamwe. Ubu ngubu Modeste nawe musabe umugisha w'Imana ku kazi akora, Imana izamumugisha ko yanyigishije, nabasha kumbona cyangwa kanyumva azamenye ko gisenga Imana yubakime mushima, yaranyigishije ndamenya ndafata. Najya umbwire rero kuba nk'abavuzi gakondo namwe murafasha, hari ababitiranya rero n'abapfumu, mutandukanira he? Nakoze amahugurwa mu Ruhango, hari Minisitiri Diane Gashumba atubwira ko uzita umuntu umuvuzi gakondo akamwita umupfumu, akamwita umurozi, uzatanga ibimenyetso agasubiramo abantu bakamwumva, ukaba wabasha kumurega. Leta ikaba yamwihanira ku giti cye. Nta muntu umuvuzi gakondo bakwita umupfumu cyangwa bakwita umurozi, ni igisebo, ni imvugo nyandagazi.